Ikaze cyane, uyu munsi tugiye kugaruka ku izina Omega. Niba witwa Omega kandi ndagushuje aho uri hose ukomeze kugira ibihe byiza. Omega ni umuntu wumva cyane. Uri umunyamahirwe kumugira nk'inshuti cyangwa se niba ari umukunzi wawe mukundana. Omega ni umuntu ukunda ibigezweho cyangwa se trends kandi ukunda gutembera. Omega kandi ahantu aba ari abagaragara cyane. Omega ni umuntu uzi guhimba cyane utuntu dushya dutandukanye. Omega ni umuntu icyo yiyemeje agerageza kugishyira mu bikorwa. Omega agira inshuti ariko kandi arambirwa vuba. Omega kandi akunda guhubuka ku buryo bimuviramo gutenguha no kubabara nyuma. Omega kandi ubucuruzi ndetse no guhura n'abantu benshi biramuhira cyane kuko afite imitekerereze yihuse. Wari Omega twakugarukiye uyu munsi, wakoze kubana natwe. Ubutaha niba ushaka nawe ko tugusobanurira, jya hasi tubwire muri comment. Ukomeze kugira ibihe byiza, wakoze kubana natwe.